ngomba kumuha. Ariko nese no bikoze uko bakubwiye cyose kereka niba horabihinduye. Ariko byakabaye n'ubundi warabanje ugapimwa n'umuganga byose ni amakosa yanjye. Ariko bikoze uko batubwiye kuzawumo. Yego. Kibazo byose ni njyewe none se ubu nawe umuheraga iki? Iyo nyimuha mu gake yangabanza nkareba ukuntu ari bumererwe. Mami reka muhereze sibyo reka tumujyane kwa muganga. Oya nawe muretse mw'abantu batamutera urushinge. Tubanza tubyihorere. Tumenye ko babuze amahitamo yo kugira icyo bakora barabwira ababyeyi bayiribagiza cyangwa baramujyana kwa muganga. Ese iribagiza ari bukanguke? Nta kindi kintu kinzanye usibye kukubwira uko byagenze byose. Murabizi neza ko nigerera kuri teri abashu. Nta kindi kintu ndi bugusaba usibye kwicarana agatebe hafi aho maze nkakurondogorera inkuru zose uko byagenze. Muri abantu b'agaciro mu gihe cyose ngiye kubabwira ibyo byose unareba neza ko wakoze subscribe nimba utarayikora maze uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi ku munsi. Ni njyewe ubakunda mbabwira ngo awamenye naga ngereranya uwamenye naga nshidikanya na twarwana tuza tukica ibintu ndetse bitandukanye nuko bitekereza. Nta yindi nkuru nzanye usibye kukubwira yuko igihe cyose bari gushwishwishwanya bibaza icyo bari gukora iribagize yakangutse maze ibintu bigasubira ubutamu. Mwihangane mise ndasa ku ntego vuba kubera yuko mbakunda. Nta kindi kintu ndi bubabwire mbere yuko nkomeza ibindi byose byakurikiye. Reka mbanze nsuhuze inshuti zanjye ujya aho hasi maze umvugire ngo amena. Nimba uri umuntu usenga mvugira ngo Imana ishimwe. None unakande kuri like unashayiringe kino kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi. Ndasuhuza abantu banje baherereye mu Rwanda, abagabo n'abagore, abaherereye mu Burundi, abagabo n'abagore mwese ndabasuhuje, ndetse n'ibindi bihugu abagabo n'abagore n'aba diaspora mudukurikirana umunsi ku munsi. Ni njyewe wa musore wanyu ubagezaho ibi biganiro. Ndabakunda. Hari umuntu wambwiye ati njyewe ubaha ibiganiro bitwika ubundi ndinde. Ni umurundi. Ndagushimiye bro, wowe wambajije uko nitwa. Nitwa Eri Papento Eri Madendo. Ayo niyo mazina yanjye aba mu Cyongereza gusa. Nta kindi kintu uko byagenze byose iribageza nk'umuti bikanga. Abantu bose Kanyana yabavuze ati mu mwihorere turasenga barokore n'abandi barasenga, ariko abarokore bo babaye abantu berekwa cyane 100%. Esewe murakoze, esewe murakoze. Nk'abarokore nk'uko biyumvishaga ko Fabiola arota neza kandi ibyo yarose ndabona byatangiye kujya mu mpamo iribageza none ari bubahitane wallahi. Ndabeshye aka kantu warukazi mvugira ngo esewe murakoze. Munibuka gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza twagura n'umuryango mugari wa YouTube channel yanyu. Iyi YouTube ni yanyu, nibagezaho amakuru ni filime ebyiri dukoraho, umukire w'umumiliyoneri ndetse n'inzira y'umusaraba. Kakanya diteretse ndavuga ati reka mbanze mbagezeho amakuru y'inzira y'umusaraba. Nyuma y'iminota 30 ndita mbagezaho amakuru y'umukire w'umumiliyoneri abayikunda. Mbashishikariza no kujya kuzireba kuko nta handi wasanga ibiganiro byiza nk'ahangaha. Uramutse ufite impano yo gukina filimi wakandikira iyo nimero kuri WhatsApp 079 072 mirongo 4964 207 mirongo 4964 maze ukayihamagara tukibyinira. Se ko kuri se abashu rero mbabwira ngo muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa, nta muntu wabagereranya, nta n'ikintu cyabikozaho kubera yuko muhambera nanjye nkabahabera. Nta kindi kintu n'amakuru meza. Ese nanjye nkinye filimi we byambera. Nsuhuza abantu ejo bagize Severant nziza, abantu mwahawe impano se ngiye mwazimpayeho. Mubikurikirane maze nanjye mumpe ku izo mpano zanyu kuko ni ibintu byiza cyane. Ndabakunda cyane. Dusubire mu kanya mu kindi kiganiro. Amahoro y'Imana bane namwe kubera yuko ndabakunda cyane. Mba numva ntabasiga. Narababwiye ngo sinabasiga no kuri kw'Imana. Bye bye, ciao ciao. Imana barinde. Hasta la vista, hasta munyana. Wowe ndetse n'uriya ndetse n'undi uri buze mwese muri abantu b'agaciro kandi muri abantu bo kubahwa, ndetse ibintu iribageza yakoze ni ibintu byiza, ndetse kuba
bamuhaye umuti nubwo bakiri kubishidikanyaho ari buze gukanguka ameze neza, ndetse Iribagiza hari amagambo yavuze, noneho reka nyakubwire, yavuze ngo